guys rero imagine cyangwa se bibaye ngombwa yuko ubyuka mu gitondo waryamye uri umugabo, mu gitondo ugasanga wabaye umukobwa, wabaye umugore, wabyakira gute? Ese niki cyagushimisha, niki cyakubabaza? Waryamye uri umugore, mu gitondo urabyutse usanga uri umugabo, byakunezeza byakubabaza? Niba byakunezeza wanezezwa n'iki? Niba byakubabaza guys wababazwa n'iki? Nicyo kiganiro nyine cy'uyu munsi. Twandikire nyine muri comment utubwire nawe uko ubyumva, biramutse nyine bibaye wabyitwara mu gute. Ariko murambona ku turinete guys, turinete se burasi tumbe ubu nta muntu wantera inkunga basi akamara inete nzima koko guys, ibintu mani ntabwo biba byose. Ngaho se mu bakunzi banjye cyangwa se n'undi wese wababonye n'ikiganiro cyanjye ubwa mbere, nantera inkunga basi angurire mu turinete, mbure kamera, mbure microphone, mbure telefoni, mbure n'uturinete man, hagize umuntu ndemera kabisa. Mute mumeze wane nge nyine guys, nge murabona ni neza tu, neza nyine nubwo ibibazo by'isi bitajya bibura, ariko meze neza kurundi ruhande. Ndabashuje mwese rero mukurikira Habibu Comedy aho muri hose, abari hanze, abari mu Rwanda, mwese kabisa nizere ko mumeze neza. Guhera ku wa kabiri ni tariki ya mbere mu Rwanda, kuva ku wa kabiri kugera ku wa gatandatu guys ni weekend. Nimvuga weekend nugira ngo nuko guhera ku ya mbere nta kazi. Abakozi ba leta bazasubira mu kazi ku itariki 7 z'ukwezi kwa kabiri guys, babashyize igorora pe. Muzashinja ikindi leta yacu, ariko ntako itabagirire. Nizere yuko rero aya makonje nyine mugiye kuyabyaza umusaruro guys. Mu musaruro mugomba kubyaza aya makonje. Nanjye kabisa mume hose, nanjye mumeho, murebe video zanjye, mukoreshe ya mwandike comment guys, niyo nkunga mbasabye. Hari umuntu mbonera no kumubwira, hari umuntu wambwiye ngo ibintu nishyizemo ngo ntago nzabishobora. Guys nta muntu uvuka agenda. Umwana aravuka bakabanza bakagaterura ari gatoya, akiga gukamba, akiga guhaguruka kugeza igihe atibitse. Nanjye rero ushaka kubona nyine nitangira ukabona biragoye, ariko bizakunda ko byagenda kose. Kandi nibinanga uburiye umubyizi mukwe nakaba atagize, ntago nzaza kugutakira ngo byaranze, kuko nubundi njya gufata umwanzuro wo kujya muri ibi bintu. Ntago nigeze nkugisha inama guys, ngwinci intege rero reka nkora ibintu byanjye, nibyanga bizange, nibikunda bikunde guys. Rero niba undeba rero mfasha dukoze satani isoni, dukoze satani isoni, tumwereka ko ibintu byose bishoboka guys. Niba ubona n'ibiganiro byanjye nta kintu bikumariye bitakunejeje guys, njye kukwisabira umusada, ufata ujya kuri video yanjye basi mu minota, mu masaha 2 wapanze uri bumare kuri social media, mpame iminota 5 yifungure video yanjye. Nushaka telefone uyiterere hari, nubariranye iminota 5 cyangwa 10 ishize, ugende rwose ukomeze ibyawe, ariko ubumaye uwo musada nundeza aba bantu nyakugira Imana guys. Rero nizere ko nyine mumeze neza. Twaje mu kiganiro cyacu biramutse bibaye, nuko ngo ni ibintu nyine twimagine twebwe, tukavuga ngo ibi bintu bibaye koko byagenda gute. None guys rero imagine cyangwa se bibaye ngombwa yuko ubyuka mu gitondo waryamye uri umugabo, mu gitondo ugasanga wabaye umukobwa, wabaye umugore, wabyakira gute? Ese niki cyagushimisha, niki cyakubabaza? Waryamye uri umugore, mu gitondo urabyutse usanga uri umugabo, byakunezeza byakubabaza? Niba byakunezeza wanezezwa n'iki? Niba byakubabaza guys wababazwa n'iki? Nicyo kiganiro nyine cy'uyu munsi. Twandikire nyine muri comment utubwire nawe uko ubyumva, biramutse nyine bibaye wabyitwara mu gute. Ariko murambona ku turinete guys, turinete se burasi tumbe ubu nta muntu wantera inkunga basi akamara inete nzima koko guys, ibintu mani ntabwo biba byose. Ngaho se mu bakunzi banjye cyangwa se n'undi wese wababonye n'ikiganiro cyanjye ubwa mbere, nantera inkunga basi angurire mu turinete, mbure kamera,
mbure microphone, mbure telefoni, mbure n'uturineti man, hagize umuntu ndemera kabisa. Abadukurikira kuri TikTok, abadukurikira kuri Facebook, abadukurikira kuri Instagram, guys, Habibu comment kabisa. Mujye mugerageza munaze hano kuri YouTube, mukore subscribe, murebe ibiganiro byacu. Ndabeshya se? Si muzabikora se ngaho nimubinyemerere ko numva mwikiriza se. Guys, ndabakunda gusa ndabemera uko byagenda kose. Ndabizi yuko nyine nanjye bizagenda neza. Agashati mba no murakabona. Rero ibaze uri umugore ubyutse usanga uri umugabo. Niki cyakunezeza, niki cyakubabaza? Ku bagore rero ndakeka nka 80% bakishima. Bakishimira kuba babyutse babaye abagabo, ariko ku rundi ruhande bababara. Nje nuko mbyumva impamvu bababara, murabiza abagabo mani, abagabo Imana ijya kubarema yabaremanye n'umuvumo, nakita umuvumo mani wo guhiga ku kibi n'ikiza, kuzuba, mu mvura, mu bikomeye. Guys, abagabo bagwa heshi, bagendera heshi. Sinzi ko ari cyo kintu abagore babasha kucyumva no kucyakira, ngo bakire nyine kuba ubuzima bwa kigabo, guhiga buri kimwe cyose. Unubundi na akeshi abeshi n'ubundi barya imbaraga z'abagabo. Guys, ukuri tujye tukuvuga nk'uko kumeze. Nubwo hari n'abahiga nyine kabisa, hari abagore, hari abakobwa bari bahiga ubuzima kweri kweri, ariko igice kinini nabamenyereye kubaho ku bw'amaboko y'abagabo. Sinzi yuko rero bakihanganira iyo hasu, sinzi ko bakemera ubwo buzima bwo kuba bahiga tu. Kandi abenshi baramenyereye nyine ibyo twakita iby'ubuntu cyangwa se ibyo batavunikiye. Icyo nicyo numva cyababaza. Naho kubashimishaho rwose bakishima. Icyambere baba bakize ikintu twita kubyara, kuribwa n'inda. Guys, ngo nindiraryana, ndirajyana ngo byatari. Nuko ngo ndumva icyo kintu nacyo cyabashimisha. Abagabo rero guys, abagabo nakishima cyangwa mwababara. Ubu ndabizi ari bibisura n'ibigabo kuvuga ati turazisha, ati ubuzima bwaha hanze aha ngaha tuzubwo n'abaye umukobwa no gukura ibigabo nkabihera ku ruhande n'ibisore byose. Nicyo twavugaga nyine mani kurya imikavuki. Icyo kintu ndakeka cyo cyashimisha abagabo nta kindi. Ikindi cyashimisha abagabo babyutse babaye abakobwa mani. Buriya mani abakobwa n'abantu utamenya mani babaho neza, ariko mani uzi kugira ngo umugabo akwiruke yagupfukamire agusaba urukundo, yaterese yapfuye yashize, ngira ngo manza n'abagabo byabashimisha. Ariko mani igice kinini abagabo byababaza mani. Niko mbyumva. Ngaho se muri comment twandikira wowe ubyumva gute guys? Ubyumva ute? Wowe wabyitwara gute? Byagushimisha guys? Nyine indwaye ijisho ariko mu nsengero nyine rirakira. Guys, iyi mihanda rero kuntu imeze, twaje kuhiga gukibi n'ikiza. Tugomba gukora video nubwo nta bikoresha, ariko mwemwe kabisa mujye mwita kuri message. Nubona ishusho itagaragara neza, ufite ubushobozi dutere n'inkunga mana, mumurikire kuri TikTok rero. Ndi kabisa badi gukina beze neza, nama ya marineti hano banashyizeho ni shanete man ikozwe mu bishyimbo. Yes, nambaye n'ingofero. Ngira ngo abajya iyi foto murimo murayibona. Ngira ngo iyi foto rero guys ni nayo ahanini ikunda gukora kuri TikTok. Mumurikire ibintu bibe wane guys. Nicyo twibazaga rero. Twandikire muri comment utubwire ngo wabyakira gute, wabifata gute. Bye guys, mukore subscribe, share ahantu hose. Tuzahora muri video itaha. Ariko uyu muntu ugomba kungurira rineti, ariko niba ubona zambera, niba utizitambera guys, nibyirirwe bikuvuna uzingurira. Ariko nabo
kanza akanyenyeri najya kuyaryamo na capati nta kibazo. Dore nimero ngiyi aha hasi kabisa. Wumva ushaka kugira ikintu wa Habibu Comedy, amarembo arakinguye. Guys, see you.